ni umuhanzi Iwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody binyuze mu muziki akora umunsi ku munsi ndetse yakoze kuva mu myaka yashize kugeza na n'ubu, kandi akora ashyizemo imbaraga cyane dore ko abanamutazira n'irindi zina nawe yitazira rya Munyakazi. Bruce Melody rero yahaye Gasopo abakomeje gushyira imbaraga mu kumusenya ndetse no kumusebya, atangaza amagambo akomeye cyane tugiye kurebera hamwe, kandi hanyuma bigeze na nyuma atangaza ko hari korabo ebyiri yakoranye n'abahanzi bakomeye, ashimangira ko mu minsi iri imbere abanyarwanda bazabona ko atajya apfusha ubusa amafaranga ye, ahubwo aba yayashyuye kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere. Ibyo nibyo byose tugiye kurebera hamwe, gusa ku musozo w'iyi video ntimugende kuko ndabazanira n'inkuru ya Element ndetse n'umukobwa wa Musare wo mu gihugu cya Uganda wifuza ko Element yamurongora. Ndibuze kumukwereka ku mafoto ndetse nkubwire n'icyo yatangaje kuri Element. We cyo ngusaba shinga agatebe kawe, hanyuma umwanya wawe untize tujye tubana umunsi ku munsi ukanze iyo buto ya subscribe, hanyuma utange igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma nurangiza ukande like, nibiba ngombwa unasangire iyi video kuri share ku nshuti zawe zikunda umuziki n'imyidagaduro muri rusange. Nge nitwa Sana, ninge tubana mu biganiro by'imyidagaduro NNB Izum, inkuru zacu kuri kwawe. Mbahaye ikaze. Bruce Melody mu kiganiro yagiranye n'abafana be live ku mbuga nkoranyambaga, Bruce Melody yumvikanishije ko hari abatamwifuriza ineza bakomeje kumusenya bagamije kumushyira hasi, maze Bruce Melody abagenera ubutumwa bukomeye aribwo tugiye kurebera hamwe. Yahereye ku banyamakuru bakomeje gusebya indirimbo ye na Diamond Platnumz bitegura gushyira hanze, aho yagize ati ngo oya, iyo ndirimbo igomba kuba mbi ari abanyamakuru. Gufata izina ry'umuntu ukarisenya, ugasenya projet itarasohoka, muzi neza iyo twese dukina sinabyaye icyari kuba. Ntabwo ibyo bintu byakagombye kuba bikwiriye. Ubaho umuntu wese wakoze akazi nuko yagakoze, kuko nawe ibyo ngibyo utekereza ko bikubaburira, n'undi muntu yaza akabisenya mu minota umwe gusa ugasanga bigiye hasi nawe, kuko nta muntu ujya ubura abamwirukaho. Bruce Melody yakomeje avuga ko kuva yakwinjira mu muziki yabonye urwango rukomeye, nubwo bitamubujije gutanga umuziki mwiza ndetse bitamubujije no kwandika indirimbo zigiye zitandukanye. Bruce Melody yagize ati umuntu usenya undi, agasenya umuntu atazi ingufu afite uko zingana, atazi agerageje kugusenya uko byamera, ntabwo ari byo tukiri gukora muri iyi minsi. Turi kubaka igihugu gito gifite abaturage bake, gifite ubukungu buke, gifite ibintu byose bito, kugira ngo tukigire ikirenze kandi cyaguke, abaturage baguke mu mitekerereze ndetse no mu mitungire, ndavuga mu mafaranga, ndetse babone imyidagaduro iryoshye kugira ngo abantu bidagadure bashwana, ahubwo bidagadure bishimana, kuko inshinga kwidagadura igaragaza igitekerezo cyo kwishima. Bruce Melody yavuze ko icyamusoboje kubana n'abantu ari uguhora atekereza ibyiza gusa aho gushyira imbere ikibi. Bruce Melody yakomeje abasaba gushishoza ku byo bavuga ku bandi, kuko ejo n'ejo bundi bashobora kubyarana abahanzi cyangwa abanyamakuru beza, bakageza umuziki nyarwanda ku rwego, bakarusanga ku rwego rumwe bakarugeza ku rundi rwego. Ababyeyi ati burya nubwo abantu benshi usanga baba bagenda ku bandi, ejo ushobora kubyara umwana nawe ugasanga abaye umuhanzi, hanyuma ugasanga nawe ahuye na struggle tuba duhura nazo. So rero mushaka mwategura industry yacu hakiri kare, ikaba ari industry inyuze mu mucyo, itarimo ibintu by'amagambo n'amatiku menshi ndetse no gusebanya. Bruce Melody akomeza agira ati ku bwanjye iyo umuntu ari gukora ikintu nka kiriya, ntabwo mbona nk'umuntu wagira ubwenge, ntabwo nanjye nakurwanya kuko ntukwiriye imbaraga zanjye. Mfite akazi nkora, mfite ukuntu nkora ibintu byanjye, nibyo nkeneye kwitaho. Yongeyeho ko hari abamwibasira akabihorera, ariko iyo abasubiza byari kurangira hari abo afungishije, cyangwa nawe akagira abo asubiza hasi, abana babo ntibabone ibiryo ku isahani. Bruce Melody yagize ati mureke twigiye gukundana, tuve mu bintu by'amafuti n'amanyanga, kubera ko ku musozo turi kwisenya. Kandi niba dushaka kubaka uruganda rukomeye, industry y'umuziki yacu igatera imbere ku ruhando mpuzamahanga, umuntu ukoze ibintu bikomeye tumushyigikire, aho kugira ngo twese tumutere amabuye duhore dumuhanganisha n'abandi bantu bagiye batandukanye. Turi abanyarwanda badatinyuka gufashanya, ariko batinyuka gusenyana.
Bruce Melody yasabye abakunzi be kutizera amakuru yose bamwumviseho, abasezeranya ko agiye gukomeza kubaho umuziki kandi imiziki myinshi kandi myiza, ndetse anateguza korabo ebyiri yakoranye n'abahanzi bakomeye, ashimangira ko mu minsi iri imbere abanyarwanda turaba turi kwenjoyinga izi korabo za Bruce Melody. Ese Bruce Melody urabona abantu baba bamuziza iki? Mureke tugende gera akantu kamwe mbivugaho, ubundi tuhite tujya kuri inkuru y'umuhanzikazi wo muri Uganda yahishuye ko Element L yamutwaye uruhu n'uruhande. Ariko gusa ikintu navuga, mutange ibitekerezo kuri aya magambo ya Bruce Melody. Ese byakagombye kuba bikwiriye? Ubundi kambabwire, ntabwo ari byiza ko twabona umuntu akoze ikintu kimwe ngo niturangiza ngo twese tuhite tujyaho dukore content azimusubiza hasi. Niba wamugani nkuko Bruce Melody yavuze, abantu batangiye kuzimya project itari yanasohoka, niramuka isohotse bizagenda bite? Mu byandikwa muri comment. Mureke tujye kuri Element. Uyu muhanzikazi wo muri Uganda w'umukobwa yitwa Tracy Milembe, wamamaye nka Tracy Melona, yahishuye ko yihebeye umusore wacu Mugisha Fred Robinson wamamaye nka Element L, ndetse yemeza ko yamutwaye uruhu n'uruhande kubera imiterere ye ndetse nuko Element yitwara. Ibi uyu mukobwa yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye na Grax FM radio y'iwabo muri Uganda, ubwo yari yabajijwe umusore yihebeye. Umukobwa yagize ati, umuntu w'icyamamare nkunda ni Element L wo mu Rwanda, yewe nahuye nawe, ni umuntu utuje cyane, ukora ibintu bye ku murongo, mbega nta magambo menshi uramusore agira. Ibi uyu mukobwa yabonye kuri Element ni bimwe mu byo yemeza ko bimukurura ku musore bakundana mu buzima busanzwe. Tracy Melon ni umwe mu bahanzikazi bagezweho mu gihugu cya Uganda, bari gukora indirimbo nyinshi kandi nziza hari mu gihugu cya Uganda zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane muri 2021 ubwo yari yitabiriye irushanwa rya Peer of Africa Star, isaro ry'abastari muri Afrika Search, yabayemo uwa kabiri. Bivuze ko rero uyu mukobwa yamenyekanye cyane, ndetse abona ko abo buhanzi aribwo bwamutunga, ahita akomereza ko umuziki. Mu gihe Element L we ni umuproducer wacu, akaba n'umuhanzi urimo bagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda pe. Element afite indirimbo zakunzwe zirimo Tombe iri hanze kugeza uyu munsi, Mirele, Food Etwa ndetse na Kashin, zose zigaruriye imitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Twese turazikunda. Ese banyarwandakazi, uyu mukazano mwamwemerara? Mu byandikira muri comment mutubwire uko mwamubonye, hanyuma kandi mukande like, subscribe. Gusa no ku magambo ya Bruce Melody nimugende mudatanzeho igitekerezo cyanyu. Nitwa Sana, dukomeze duhure no mu zindi nkuru za showbiz ziraza kuba zigezwe hano kuri NBE Zoom, no stop, nta guhagarara. Ciao ciao, hasta la vista.